muraho cyane. Turagarutse. So uyu munsi nari mvuze nti tuganire ku Kumana Icyenda zarimo na Nyirabatwa part 1. So muraho ariko natwe turaho. Umuntu wanyu abanyarwanda barundi, muri iki gihe nzajya nkoresha iryo zina, iyo titre y'abanyarwanda barundi, kuko ibi ngibi birareba twe n'ubutumwa bwacu abanyarwanda n'abadukomokaho bya hafi n'abantu bo mu rundi Rwanda. Urazi ubu ngubu abantu bo muri iki gihe mwishyizemo ibintu by'abazungu bita nationalism, ukumva ko Uburundi cyangwa u Rwanda byamanutse bivuye mu ijuru bakabikubita aho ngaho mu mupaka nk'uko umupaka umeze, ukumva nta bundi buryo yenda u Rwanda rwarimo abantu yenda bo muri Ankore hariya Ndorwa cyangwa hariya Kivu. So iyo nk'abarundi bumvise ngo Uburundi bwavuye kuba abantu bo mu Rwanda kera, abantu yenda bo mu bihe bya Kimari cyangwa Gitega, bavuze bati hariya hepfo naho ni urundi Rwanda, kuko bo ahantu hose heza ku isi ho bakundaga bahita u Rwanda, bati hari u Rwanda rwa kure rwiza ruri ahantu aha, bati hariya hepfo ni urundi Rwanda, none biza kwitwa Burundi. Ariko abarundi ayo mateka ntibashaka kuyumva, ntago babyumva, bumva ko bo batandukanye n'abanyarwanda, bakumva ko nk'uko tuvuga ngo yenda twavuye kuri Gahima, bakumva ko nabo bafite umuntu witwa Kanyabarundi. N'abazungu nyine bigishije abantu amateka yaho by'ejo bundi nyine byo muri izi karikiramu z'ubukorone, barabwiye bati hariho umuntu witwa Kanyabarundi, babifata gutyo biri mu bitabo, kandi ibintu biri foreshes, ibintu biri fake cyane. So Uburundi bwavuye mu kuvuga ngo hariya hepfo hari urundi Rwanda, ruriya ni urundi Rwanda, ruriya ni u Rwanda rwa kabiri. Okay, za Masisi naho habaga urundi Rwanda. Okay, mu bice by'Ubuganda naho rwabaga ari urundi Rwanda, wazamuka wajya za Misiri hakaba urundi Rwanda. So ntimukirengagize ibintu by'amagambo abazungu byita etymology. Etymology ni imizi y'amajambo. Buri jambo ni umwuka wera, ijambo, a word. Okay, ni umwuka wera. Okay, kandi ijambo uko rivuze ntabwo ryose aba ari ikintu kimwe, haba harimo ibintu nka bitatu. Impamvu bivuga gutyo ngiye kubibagiramo kuko titre iravuga ngo Imana Icyenda zirimo na Nyirabatwa. Okay, sasa Imana Icyenda zaje zivuye mu ijuru. Okay, iyo tuvuze mu ijuru tuba tuvuze mu bice byo hirya y'umubumbe. Urumva, ntago hari ahantu hitwa mu ijuru hejuru y'ubururu hariyo ikintu kiri flat yenda hariyo ram, ntago ariko bimeze. Baje baviyo ngiyo, baza hano nk'imyaka 400 inyuma. Okay, baza hano ari abamana bashyira ku isi, bazana umugambi wabo, nta bantu bari bahari. Okay, boherejwe na muntu. Ibi tuvuga turabivuga dukurikije inyandiko zasizwe Misiri na Gitekerezo. Okay, Gitekerezo ni waziyandikiye, azisiga Misiri, aravuga ati byose bijya gutangira hari Imana Icyenda, zo abasemuzi b'inyandiko zo muri Misiri b'abazungu bise Iliad of Heliopolis. Ayo majambo rero nkuko nyavuga Iliad of Heliopolis, mujye muyitondera. Narabwiye nti ibintu mujye mubisoma nkaho muri basogokuruza bacu bagarutse, bariho mu bihe bya mbere abazungu batarabaho, bisa nkaho bari basinzira ariko bakabyuka bagakanguka no bagasanga ibintu byahindutse. So imwe muzungu kuzana igitabo kirimo ngo Iliad of Unu cyangwa Iliad of Heliopolis, wowe hita ureba iryo jambo nkaho uri ikimanuka. Okay, cyakera. Okay, urebe ibyo ashatse ku buryo bashatse kuko baraza bakabibaha gutyo nkuko babihimbye, mugahita mubimira mukaba confused, mukanabibarekera mukavuga ngo ni ibintu byabo, ni nabo bari hariya, ntago ari twe. So mukabura muti. So Iliad of Unu cyangwa Iliad of Heliopolis ubishyize muri Google uhita ubona nyine icyo bisobanuye. Okay, so Iliad of Heliopolis nizo Imana Icyenda, zikaba zari zifite icyicaro muri Misiri ahantu hiswa Heliopolis. Ariko Heliopolis wari umujyi witwaga Ibuntu cyangwa Ikamuntu. Okay, Ikamuntu cyangwa Ibuntu. Okay, iryo jambo rero abazungu ryabananiye baravuga ngo Unu. Okay, so ushize muri Google ugashyiramo ijambo ENNEAD of Heliopolis. Helio bivuze izuba, polis bivuze umujyi. Polis ni ijambo y'Ikigreek
okay, rivuze ngo umujyi. N'ijambo police, abapolisi ubundi byaga bivuze abarinzi b'umujyi. Murabyumva ariko byaga bivuze abarinzi b'umujyi. So Heliopolis byari bivuze Sun City, umujyi w'urumuri. So bari boherejwe n'Imana abazungu bise ngo Atum. Ariko Atum nkuko nababwiye bo abazungu ntago bari bazi ibyo ari byo, yari muntu. Okay, amatwi ntara twereka kuri ijambo rivuze ngo muntu, ntago bivuze Atum. N'ijambo Adam barivanye muri iryo. Adam bivuze muntu, ntago bivuze Adam, ni muntu. Okay, aho mushobora kumbaza muti umuntu wa mbere se ashobora kuba yariswe umuntu kandi Imana yitwa muntu. Mwanza nawe basomane muri ya video babwira nti umuntu wa mbere yari umutwa, yabarirwaga mu batwa. Uwo muntu akaba yararemwe hagamijwe gukora icyo bazungu bita replica of muntu, cyangwa clone, cyangwa photocopy ya muntu, cyangwa ikintu gisa n'Imana muntu kigashyirwa ku isi. Okay, igihagararo cy'umuntu wa mbere ugereranyije n'igihagararo cya muntu, Imana muntu, ni nkuko wafata izi mbwa ntoya bita Chihuahua muri Amerika. Usanga nyine abantu baserebure dufite dutoya cyane turuta imbeba gato cyane, kandi kaba gafite nk'imyaka hafi 8. None ukagerageje n'imbwa nini nka bulldogs, cyangwa ukagereranya n'intare ukuntu bingana ubunini, kare akaba abazungu baravuga ngo it is a miniature creature. Noneho umuntu yari afite at least 1 foot in height. Foot sinzi ukuntu nayibara muri santimetero, ariko murabyumva benshi. Yari mugufi cyane, ntabwo yaragejeje metero na kamwe. So noneho umugereranyije ku uburebure n'ubunini bwa muntu, Imana muntu yagiraga muri 20 feet tall. Mu matwi y'intare n'udusuma nta evidence irimo yerekana ko umuntu wa mbere yahise yitwa izina muntu iryo abazungu bise Adam. Okay, ariko byavuzwe ko uwo muntu wa mbere yari mu ishusho ya muntu. Okay, so hari ukuntu nyine abazungu bandika Bibiliya bashyizemo inkuru y'Imana, ukuntu yaremye Adamu na Eva ibashyira mu murima. Noneho Adamu aza kuyoba bitewe nyine n'umufasha we bari bamusigiye wamushutse, nawe washutswe n'inzoka. No baza kubyara abana babiri, umwe yica undi, umwe ngo Cain ngo yica Abel. Sasa iriya nkuru nkuko iteye, hari ukuntu ubona ari bastardized form of the story between God muntu n'abana be babiri, umwe ari Rurenge undi ari Sabizeze. Mu bushakashatsi bwacu bereka ko Rurenge yishe Sabizeze. Mu bushakashatsi bwacu yishe Sabizeze, Rurenge niwe wari Abel. Okay, Cain ari Sabizeze, ari w'abazungu hamwe na hamwe yitwa Enki. So ni ibintu nta nubwo ari ibintu byabaye nyabyo, ariko ni ibintu by'imigani, okay, ni ibintu biri proverbial. Okay, murabyumva ariko ni ibintu by'imigani yagiye ibwirwa in different forms, different times, by different cultures. Murabyumva. So umuntu yabyaye abana bageze ku 8, ariko hanga birasa nk'imigani, birasa nkaho bisobanura ukuntu umusanzure waremwe n'isi n'inyenyeri n'ibigendera mu byose. None bikongera bikaba lowered, none bikaza kuba abantu. Niho abantu akenshi bacanganyikirwa n'ibi bintu. Hari ubwo biba principles, bikaba nka planets, bikaba nk'imyuka, bikaba nk'imiyaga, bikaba nk'izuba, bikongera bikaza kuba bikerekana ko none byabaye abantu, none abantu baraza barategeka, baba bamana hano barategeka, barimo n'abantu. Niho nyine binanirira abantu kubyumva kuko birimo mythology, birimo n'imigani, bikongera bikaba practical, bikaba empirical in the way. So muntu yarafite abana babiri. Uwa mbere abazungu bamwise ngo Shu, Shu, undi yitwa Tefnot. Noneho reka aya mazina nayo nyabashyire mu Kinyarwanda muyumve ni na principles ahagarariye nicyo bivuze. Noneho turaza kugera kuri Nyirabatwa niwe wanyuma. So yaje kubyara uwitwa Shu. Okay, ngo umuntu yabyaye Shu mu Kinyarwanda dukurikije ariko amatwi y'intare, ntabwo mpfa gukubita Ikinyarwanda ku kintu. Mbanza kureba mu matwi y'intare nkareba ukuntu ijambo ryari rivugitse n'ukuntu byaba bibangikanye cyangwa bihuza n'Ikinyarwanda, n'ijwi n'umutima w'Ikinyarwanda, umuyumva umutima umwuka w'Ikinyarwanda. Okay, buri kintu cyose kibaho hari ukuntu iyo ukirebye uri umunyarwanda uhita ubona spirit yacu kikagira izina. So Shu ni ijambo
sasa utarajya mu bintu by'ubwiru n'ubucurabwenge nk'ijambo nk'iryo wumva ritabaho kandi ririmo. Iryo jambo ni irinyagitara okay. So noneho twagiraga n'irindi jambo riva ngo ba kuba. Bivuze ngo kuba, inyuguti ebyiri zikomeye muri iryo jambo ni ba, ntago ari ku, okay. Ku nicyo bita prefix, okay. Ni impereza. Ku kana u ni impereza. Ba bikaba wa mwuka, rya jambo n'umwuka waryo ba, okay. Hakabaho ijambo riva ngo zu, rigahura n'irindi jambo nari rifite umwuka waryo riva ngo ba, okay. Noneho bikaba zuba. Noneho reka ndibasobanurire neza, reka nongere mbisubiremo neza mbibasobanurire neza. Zuba, uyu mumana yitwaga zu, ntabwo yitwaga ba, yitwaga zu bivuze iki? Zu tujya muri ya video nabahaye mbigisha gusenga, nkabereka akamaro k'ijambo ndi, ho twifashishaga ndi tugasenga tukabona byose ibyo twifuza, tuvuze ngo ndi cyangwa ndi zuba. Nyiringiri naryo igice cy'Imana cyabaho mbere ya muntu kirema byose, rwa rumuri rwaje ruvuga ngo n'ubu wegereye izuba ufashe ikintu cy'icyuma cyumviriza ukuntu izuba rivuga cyangwa ukaryegera ukagenda ugasunika icyo gajuru kikenda nko kugerayo, biba rivuga ngo ubwo nibwo buba bwaryo, niyo mpamvu ryitwa izuba. Mubyumva ariko ubwo n'ubwiru buhanitse, ibyo ni science, kandi ni science. So zu mu bunyagitara, okay, mu bunyagitara, mu bunyakimari byari bivuze urumuri, byari bivuze energy iranga kiriya twita izuba. Mvuze nko mu cyongereza iryo jwi mvuze ngo ni light energy and sound expression emitted by the sun's nuclear fission. Murabyumvise ariko? Light energy and sound expression emitted by the sun's nuclear fission, okay. Noneho iyo byari bivuga ngo big bang bimaze kuba hajeho urumuri, noneho izuba rikabaho rikajya mu mwanya waryo, byese rifata iyo ntera ivuga ngo zu, okay, ivuga ngo zu, noneho rihita riba icyo, niyo mpamvu ryitwa ngo izuba, okay. Tuvuge hari ijambo mu Kinyarwanda rivuga ngo vuba, bivuze ngo quick, vuba. Harimo amajambo abiri aho ngaho, okay, harimo amajambo abiri. Bivuze ngo va, viyuva hose, vayo nyine mu mwanya urimo, uhite uba hano, uhite uza hano, vuba. Hahite habaho kuva, harimo va na ba, so to be, mu cyongereza kivuga ngo to be. Murabyumva ariko? Vuba. Harimo spirits ebyiri, harimo imyuka ibiri muri iryo jambo. Niyo mpamvu nababwiye nti mu rurimi harimo byose twifuza kumenya. Ururimi ni energy iteye ubwoba, harimo byose bihishemo, zose codes twifuza zishobora kutugeza ku byo dushaka kumenya, kuba abamana no kwibuka. Ko abazungu iyo utegereje biriya bice bya West Africa aho bagiye cyane biba birabura, ikintu cya mbere babanza kubavanamo n'ururimi rwabo, bararuhanagura pepe, ko bari bazi ko ururimi rubika amabanga, ururimi rufite maje, ko naberetse ukuntu ururimi rwahimbye ubu computer, bakoresha ururimi, bakakoresha language cyangwa spells, noneho bikaba code, noneho computer ibaho, internet ibaho, softwares zibaho, programs zibaho, apps zibaho, kubera ururimi. So narimbagereje kuri ya mana yitwa zu, okay, ari abazungu bise shu. Shu ukuntu yashushanywaga, yabaga ari umugore wunamye mu kirere, yabyaraga izuba rikarenga rikongera rikagaruka karibyara. Niyo abazungu bise shu, ariko twe mu kinyakimari, mu kinyagitara yari zu, ni energy y'urumuri, ni kamere y'urumuri, ni zu, ni namo twavanye ijambo zu, okay, kuba zu, ubuzu. So urwo n'ururi mbere y'uko indimi ziza, rwari ururi rw'Imana. Hari umuntu wigeze kumbaza tururi n'uruki, ndarusobanura muri video za mbere zabanje. Zu yabyaranywe
n'undi witwa Tefnut, Tefnut, ushobora gushyira muri Google ukareba Tefnut. Noneho Tefnut we yari iki, yarinde? Reka tumurebe. Ndacyababariza Kumana Icyenda. Ikindi nongeye kuri cya kintu nasobanuye cy'izuba cyangwa impamvu abashinwa, amajambo y'abashinwa agizwe n'inkingi imwe gusa, nimvugisha bikomoka muri wa murage karande basigaranye wo gukoresha ijambo uko ryahanzwe byose bikibaho. Bari abantu bavuye mu batwa, bari abashinwa bavuye mu batwa, bari barakwirakwiye iyo ngiyo, kuko abashinwa guhinduka uruhu ni ibintu byeje muri cyane. Na biriya bintu ziriya civilisation zubatswe n'abantu bafite uruhu rwirabura, abatwa muri original, mu isura yabo original, batari abazungu, bariraburaga nko kubona abantu bo muri Botswana hariya, mu Buyapani, muri Korea, mu Bushinwa, muri Vietnam, muri Cambodia, bari bikara. Basigarana ubwo bwenge bubaka biriya bizubona n'iki byose. Sasa muri uko gusigarana ubwenge basigaranye n'ururimi. Niyo mpamvu usanga amazina yabo akoresheje nk'imvugishi imwe. Umuntu ugasanga baramwita ngo hu cyangwa zi cyangwa li. So hariya muri bice bya Aziya rero, bariya batwa bakoranye n'abamana cyane. Noneho basigarana amabanga. Niyo mpamvu ubona ko bafite spirituality ikomeye iteye ubwoba. Noneho basigarana ibintu nk'ayo mazina n'ayo magambo magufi gutyo, ijambo rifite energy yaryo, izina rifite energy yaryo, nka shu cyangwa zu, nkuko mbasobanurira izuba. Ijambo izuba ririmo ibintu bibiri, nkuko mbibabwiye, harimo urumuri, harimo no kuba. Nongera mbahaye example, mvuga ngo vuba, harimo amagambo abiri, harimo ibintu bibiri, harimo to be, harimo no kuza. Come quick. Va harimo na ba. Mbahaye example y'abashinwa, ururimi rwabo, ibintu ba inheritance. Ururimi burya nirwo rusigara, abantu bahinduka uruhu, bagahinduka ibicu, ariko uko bahindutse umubiri bakainheritinga rwa rurimi. Niyo mpamvu byorohera bariya Abarabu bahariya muri Egypt gukomeza bakleminga ngo biriya bintu ni ibyabo. Nuko nyine bimwe na bimwe mu rurimi biba byarasigaye, inyandiko zarasigaye, spiritual practices zimwe na zimwe zarasigaye. Ni namwe ibintu by'Isilamu bimwe na bimwe baba baheruye gutegereza, usanga abantu bakera barasaraga nkuko nyine abayisilamu basara. Iriya Kaba barayikopye, mushaka nzayibereka Egypt ukuntu yari ibajije. N'ibintu byo gusiramura byahereye muri Egypt. Nugasanga bahindutse uruhu ariko baracyakora byandi bya kera. Bashobora kuba hari henshi nko mu bihugu by'abazungu hariya muri za Montenegro, usanga bara inheritance ibintu twasize tuhise. Nigeze kubaha ifoto ku rubuga rwanjye yerekana cave yo ibimanuka byasize bitunganyije iteye nk'igitsina cy'umugore. None barangije kuyikora bayita izina, baravuga ngo iki kintu cyitwa urutuba. Ariko abantu bahariya muri za Montenegro na Serbia, kubera ba inheritance izina ry'uwo mwobo, bo baravuga ngo ni Utroba cave. None icyahoze ari urutuba gihinduka Utroba. Murabyumva? Ariko murumva example nta kuntu nyine abantu bahinduka uruhu ariko bakainheritinga ibintu bya kera basekuru bakirabura. Ikindi cya gatatu, nkuru Yapani, ururimi rw'Ikiyapani, ukuntu basekuruza birabura urwo bavugaga rwe no kumera ruvugitse nk'igiswahili, n'ubu nirwo bakivuga. Bahindutse uruhu ariko ururimi rwabo rumeze nk'urw'Ikinyafrika. Umuntu uvuga igiswahili cyangwa Ikinyarwanda ushobora kujyana mu Yapani bigahita bikorohera kwiga Ikiyapani mu kuvuga mbere yuko wiga Igifaransa cyangwa Icyongereza. Ukuntu bandika Ikiyapani byo bigenda nibyo byakomera gusa, ariko kukivuga, gusuhuza, ukaganira, ukasobanura ibintu mu Kiyapani ni ibintu byoroshye cyane wahita wiga, kuko amajambo yabo avugitse Kibantu, ibyo bisaba Bantu, kubera yuko abantu babo bitwaga abantu. Abazungu baraje bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya basekuru bari Abayapani, cyahoze ari abantu babita ngo ni Ainu, ngo Ainu people, ngo nibo bahoze bari ba natives bahari. Bafite n'amashusho bari bagihari mu kinyejana cya 19 cy'igitangira, abazungu bagiye barabafotora basekuru babo.
babasigiye ururimi bo ntibaruhindura urusigara ari rwa rundi nk'uko rwari ruvugitse n'abirabura. So ngira ngo mbahaye example ihagije kuri icyo kintu. Reka noneho mbasobanurire uko uwo abazungu bise Tefnut, aba Egyptologists bise Tefnut, uko twe twamwitaga. Noneho mbasobanurire rya jambo Ennead of Unu bivuze iki? Ennead kuko ni ijambo ry'Ikigreek ngo rishaka gusobanura ngo icyenda, kandi ntabwo ari byo. Tefnut yari Bantu. Noneho murahita mutembagana mvuga uyu muntu ari kubanza noneho wacanganya ikibomo gatoya. Ndaribasobanurira ukuntu Tefnut byari bivuze. Zuba hejuru y'abantu, ubona shu ari hejuru, Tefnut asa nk'ugaramye hasi, noneho hagati harimo undi uhagazemo. So Tefnut byari bivuze Bantu. Kugira ngo umenye ukuntu Tefnut ari Bantu, ufata rya jambo ukavanamo imvugisha. Okay, banza uvanemo e na u, ubivanemo ubishyire ku ruhande, usigarane ta na fa na ta na na, bibe tfnt. Komeza hasi ya tfnt wandika dpnt. Ushobora kubaza uti divuye hehe? Nababwiye nti kera muri bice bya hariya haruguru, nyine aba Greek n'aba Coptic batangira kuza hariya, rimwe na rimwe inyuguta t yabaga d, okay, cyangwa d igahindurwa t. Noneho t tuyihinduye d. Fa inyuguta f haruguru yabaga pa, okay, cyangwa p. Nigeze kubibereka mbasobanura ukuntu uwo bise kufu ahubwo yari gabe, mbere ukuntu ijambo kufu ryavuye muri gabe ndabibereka. Urumva ahari fa shiraho pa, noneho na ikomeze iri na, ta ikomeze iri ta. Noneho hasi yaho andika t ba na ta. Wibuka ko dufite ta ebyiri, noneho zira ta ebyiri imwe yari yindi, uhasigara imwe. Okay, uhasigara ari t b n t. Okay, hasi noneho andika b na ta. Okay, noneho tumaze ko eliminatinga amakosa, dusigaranye inkingi z'ijambo dushaka twumva ko rijanye n'ibyumvikana, bitari icyongereza, bitari ikinyamahanga tutazi byari byo. Urumva? Noneho fata imvugisha, zana imvugisha zawe ziwe mu Kinyarwanda, uvuga uti Bantu cyangwa abantu. So Tefnut yari principle ihagarariye abantu n'ibiremwa byose. Shu akaba principle ihagarariye umuyaga, izuba, urumuri rw'Imana hejuru ya bya biremwa. Murabyumva ariko Shu and Tefnut. Noneho tuva aho ngaho bakatubwira bati Shu and Tefnut babyaye umwana wiswe Geb, undi yitwa Nut. Okay, Geb na Nut. Igice cya kabiri turakomereza aho ngaho tuganira kuri Geb na Nut. Principle ya Geb yari cyo n'ukuntu yasomwaga mu matwi y'intare. Noneho dukomeze tureba abana ba Geb na Nut, bo bise Osiris na mushiki wa Isis na mukuru we Set na mushiki wabo Nephthys. Nize kubabwira ni Osiris ni amazina menshi cyane, harimo amazina aranga umwana w'Imana w'umukundwa. Na mushiki wa Isis ndaza kumubasobanurira mubabwire mu Kinyarwanda. Harimo amazina menshi, harimo Nyampundu, hari nubwo hazamo isugi, isukirana, akabiyo character, hakaza n'ibindi gutyo. Isis akaba afite principles nyinshi cyane zigenda zigashyira no muri Nyirazuba wabyaye byose, zikajya muri Bihogo kuri amata agize inzira y'umuhengeri turimo cyangwa umusanzure turimo, ubwo twita inzira y'amata na amashereka y'amabereye. Tuzabijyamo ibyo ngibyo, tujye muri iyo science tubibasobanurira ibyari byo, ni metaphysics, tujye muri ibyo tubisobanure. Noneho tugere kuri Nyirabatwa, murumuna wa Isis cyangwa undi mushiki wabo wa Sabizeze na Mututsi. Nyirabatwa ari w'abazungu bita Nephthys. So bose hamwe duhereye kuri muntu, tukajya kuri Zu, tukajya kuri Bantu cyangwa se Bantu, tukajya kuri Gabe, okay, tukajya kuri Nyiramuntu cyangwa Nyantu uwo bise Nut, tukajya kuri Sabizeze, tukajya kuri Nyampundu, tukajya kuri Mututsi, tukagera kuri Nyirabatwa. Bose ni Imana icyenda. Nizo aba Greek bafashe baha ijambo Ennead, bo bashaka gusobanura ngo iryo jambo rivuze icyenda, ariko ubundi amatwi y'intare yavuga ko iryo jambo risobanuye inda irera abantu. Okay, niyo mpamvu nyine uriya Shu iyo yunamye akora ikintu kimeze nka dome, cyerekana ko icyo abantu bita ngo firmament ari umugongo wa Shu, bikora dome, bigakora inda y'umugore. Iyo uvuye hirya kure cyane mu kirere ureba hasi ukabona yasi ari inda y'umugore ugaramye. Urumva? So nicyo bise ngo Ennead. So Ennead of Unu bivuze inda y'ubuntu, kuko Unu niwo wari umujyi nyine bise Heliopolis.
hari ibintu bya symbolism bigiye bibangikana biri metaphysical bikongera bikaba physical, nk'uko nyine bo bavugaga ngo as above so below, bavanaga ikintu mu mugani bakagihindura ikintu gifatika, urumva, kandi ntabwo bapfaga gutura ahantu habaga habangikanye n'ibintu byabo n'imibare yabo ijyanye ni mu birere, nk'uwo mujyi wa Kigali hari ukuntu bangikanye n'inyenyeri ahantu mu kirere yari bifitiye akamaro. Igice cya kabiri nzabijyamo kuko igice cyose kirasa nkaho kigiye gisobanura shuru na tefunote gusa, urabona babwiye ngo ni zu n'abantu. Okay, so reka ngarukira aha ngaha, turaza gukora part 2 kuko amasaha aramfashe. Okay, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Nyirameka nawe yaragabanye mu rugamba rw'imihepfungane, ikibumba mvumba urugamba, mbumbe ntanyoye mbumbe bagabo yoyi rutera babuye ariko kanizungu mu karamba ndakomwe yo kwa mugenzi rumana mushima kimbera n'ibyo mabyagombye muhari bakirata rugirwa imigamo n'abayizi nta mitagamburo